Nabasuhuje mwebwe tubana iminsi yose. Hano ni kuri channel ya Himbaza Claude. Tuje mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi dukora ijambo ry'Imana mu buryo bwa audio, ariko noneho tuje gusenga hano kuri kamera, imbere ya kamera. Imana iri kugenda iduteza intambwe uko bwije n'uko bukeye. Tugiye gutangira dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimiye kubwo kuturinda, turagushimiye kubwo kubana natwe. Waraturinze mu mwaka wa 2025, twageze muri 2026 turi amahoro, icyubahiro n'ikibi cyane. Tuje mu mwanya w'ijambo ryawe, turasenze kugira ngo wururuke ubane natwe, uduhe ibihe byiza, kandi abantu turi kumwe, abantu badukurikiye, abantu tugiye gusengana, turasenze kugira ngo twese udufashe. Twebwe turi hano muri uyu mwanya wo gusenga, kameramani turi kumwe, abantu bazumva iri jambo ryawe, twese tufashwe, tuzafashwe nawe, kandi icyo twifuza nuko tugera mu bwami bwawe amahoro. Turagushimiye ko mvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cyo kubara ibice ni 23, turasoma duhereye ku murongo wa 19. Reka dusome ijambo ry'Imana. Riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntibizasohora. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Ntibonye gukirarirwa ku bwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisirayeli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa, niyo ibajyana. Ifite amaboko nk'ay'imbogo, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisirayeli. Mu gihe cyategetswe, aba Yakobo n'Abisirayeli bazabwirwa icyo Imana ikora. Mana we, Mwakire neza ijambo rye. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza. Abanyamasengesho bagomba kuba bibitseho amasezerano. Hari umuririmbyi wavuze ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa, ujye usenga, ugire kwizera, ntago azahera ahubwo azaza. Yesu ashimwe cyane. Iyo wamaze guhabwa amasezerano y'Imana, ntukagire ikibazo, ntukagire ubwoba, ujye usenga, ugire kwizera, ntago amasezerano y'Imana azahera ahubwo azaza. Reka mbabwire umuntu wahawe isezerano n'Imana, yitwa Aburahamu. Aburahamu yagiye gusenga, ageze imbere y'Imana imuha isezerano. Imana iramubwira ngo nzaguha umwana w'umuhungu. Hashira umwaka wa mbere ntiyabona umwana, hashira umwaka wa kabiri ntiyabona umwana, hashira umwaka wa gatatu ntiyabona umwana. Imyaka 20 irashira, imyaka 30 irashira, 50, ageze kuri 90, Imana iza gusohoza ijambo yamubwiye. Imana yacu ntago ibeshye, Imana yacu ntago ijya yicuza ngo niba yakubwiye ngo nzaguha inzu ngo mukanya yivuguruza. Oya, ntago ijya yivuguruza ku byo yavuze. Yesu ashimwe cyane. Aha dusomye ijambo ry'Imana. Aba n'Abisirayeli bari kuva mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'i Kanani. Bageze mu nzira bahura n'umugabo witwa Baraki. Baraki ngo ntabwo yashakaga ko Abisirayeli banyura mu gihugu cye. Ajya guhamagara Baramu kuko yari amuziho ubushobozi bwo kuvuma. Baramu yari afite ubushobozi bwo kuvuma. Uwo yavumaga byarakundaga, uwo yavumaga yaravumikaga. Hanyuma Baraki yigira inama, aravuga ngo kuko ntashaka ko aba bari Abisirayeli banyura mu gihugu cyanjye, aravuga ngo ngiye guhamagara umuntu w'Imana ufite ubushobozi bwo kuvuma, aze amvumire bano Bisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Wowe turi kumwe muri umwanya w'ijambo ry'Imana, niba wariringiye Imana, niba warizeye Imana, uri ubwoko butavumika,
uri ubwoko butashoborwa n'abarozi, uri ubwoko butashoborwa n'abapfumu, uwaguhangara ahubwo byarangira ari we ugize ibibazo. Baramu arabyemera kuko bari bamuhaye ibiguzi, aravuga ngo ngiye kuvuma abo Bisirayeli. Ariko Abisirayeli bwari ubwoko butavumika, Abisirayeli bwari ubwoko bwavuganye n'Imana. Bajya guhaguruka muri Egiputa, Imana yabwiye Mose ngo genda ufate buriya bwoko bwanjye ubunkurire muri Egiputa ubujyane mu gihugu cy'i Kanani. Umva ijambo ry'Imana. Umva, iyo uhagurutse ufashe urugendo wavuganye n'Imana, iyo ufashe urugendo Imana yakuvuzeho, nubwo wahura n'impanuka imeze gute ugerayo amahoro, nubwo wahura n'intambara zimeze gute ushikaho ugiye amahoro, kuko Imana yacu ni Imana y'amasezerano. Dufite Imana itabeshya, iyo ikubwiye ikikubwiye iragisohoza. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Baraki abaragiye ashatse Baramu. Baramu yari umukozi w'Imana ukomeye, uwo yavumaga ntabwo yararaga. Iyo yakubwiraga ngo iri joro upfe warapfaga, iyo yakubwiraga ngo ejo ntuzawurenza umunsi w'ejo ntabwo wawurenzaga. Arangije arahaguruka ajya guhangara kuvuma ubwoko bw'Imana. Ni ubwoko butavumika. Haleluya! Ni ubwoko butavumika. Ntacyo wakora kugira ngo uvume abanyamugisha. Arahaguruka aragenda ajya ahitegeye Abisirayeli. Arangije yegera hirya ngo ajya gusenga Imana kugira ngo imuhe umwuka wo kuvuma Abisirayeli. Ariko agezeyo Imana iramubwira ngo ibyo uvuga nibyo ndagushyiramo, ibyo uvuga nibyo ndakubwira, ibyo uvuga nibyo ndakuvugisha. Haleluya! Hanyuma Baramu aragenda, agezeyo Imana iramubwira ngo ngaho usubira ku Bisirayeli, genda wongere uhagarare ubitegere, ujye aho Baraki akubona. Hanyuma Baramu abigenza uko nguko. Arangije agenda ari mu mavuta y'Imana, agenda ari mu mwuka w'Imana. Naha twasomye mu Kubara ibice 23 umurongo wa 19 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyavuye mu kanwa k'Imana no gusohora bizasohora. Wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndaje kukubwira ngo komera, witinya ku byo wavuganye n'Imana, witinyishwa n'uyu mwaka wa 2026. Nje kukubwira aya magambo avuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyavuye mu kanwa k'Imana no gusohora bizasohora. Wigira ikibazo. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Umva ijambo ry'Imana. Baramu yasubiye kuri Baraki, asubira nayo ijambo ry'Imana, asubira nayo ijambo ry'imbaraga, asubirayo abwira Baraki ngo aba Bisirayeli nategetswe kubahesha umugisha. Wa mukobwa we Imana iguha umugisha, wa musore we Imana iguha umugisha, wa mubyeyi we Imana iguha umugisha, wa mugabo we Imana iguha umugisha, wa mwana muto we uhurikiye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana Imana iguha umugisha. Nategetswe kuguhesha umugisha, kandi Imana nayo yawuguhaye simbasha kuwukura. Imana ishimwe cyane. Baramu aramubwira ngo nabahaye umugisha, kandi umugisha nabahaye bawubonye, ntabwo nshobora kuwubambura ngo bishoboke. Ibyo bakuvumye byose, mwari muzi ko
abantu batuvuma bakavuga ngo uzapfura imbwa, bakavuga ngo ntacyo uzigezaho, bakavuga ngo iwanyu nta kiza kizigira gihaturuka. Ariko nje kugutangariza aya magambo, ibyo bakuvumye byose Imana ibihinduye umugisha. Ibyo bakuvumye bavuga ngo ntacyo uzigezaho, bavuga ngo 2026 ntabwo uzayisoza, abarozi bakwirutseho, Uwiteka ibyo byose abihinduye umugisha. Imana ihimbazwe. Iri ni itangazo ryo muri 2026. Imana iguhaye umugisha. Na biriya bakuvumye Imana ibihinduye umugisha. Abavuze ngo uzapfura imbwa, Imana ikugize umugabo. Abavuze ngo ntabwo uzigera ushaka, Imana ikubakiye urugo. Abavuze ngo ntabwo uzigera ubyara, Imana iguhaye abana. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka aguhaye umugisha mu mwaka wa 2026. Imana yabakuye muri Egiputa, niyo ibajyana. Ifite amaboko nk'ay'imbogo, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisirayeli. Mu gihe cyategetswe, aba Yakobo n'Abisirayeli bazabwirwa icyo Imana ikora. Reka mbabwire ibintu Imana yanga. Imana yanga abantu baragura. Imana yanga ubusambanyi. Imana yanga ubupfumu. Imana yanga ibintu byose bibi. Iyo bikoze uba utandukanye n'Imana. Ariko igihe cyose uri mu murongo muzima Imana igushakamo, Uwiteka aragushyigikira. Imana iba mu ruhande rwawe. Imana irakurwanirira cyane. Haleluya, haleluya. Wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndagira ngo wubahe Imana, wizere Imana, ugendere mu nzira z'Imana. Ibyo Imana igushakamo ari byo ukora, Uwiteka azaguha umugisha. Uwiteka azarwanya abanzi bawe. Uwiteka azarwana, azaza ahangana n'ibihe. Ibi bihe muri kubona biri kubisha abantu, ibi bihe muri kubona binabisha abantu, Uwiteka azaza ahangane na bino bihe kubera umwana wayo, kubera wowe gusa. Imana izatanga ingabo nyinshi zizapfa ku bwawe, ariko wowe uzabaho. Ngutangarije iri tangazo, akira kubaho. Niba uri gukora ibyo Imana ishaka, wowe uzabaho. Ntabwo uzicwa n'inzara, ntabwo ibyorezo bizakwica, covid nta kizagutwara, korona nta kizagutwara. Ngutangarije ubuzima mu gihe uri kubaha Imana, mu gihe uri kugendana n'Imana. Akira ubuzima buzima mu izina rya Yesu. Nta bupfumu Imana ibonye ku buzima bwawe, nta kuragura Uwiteka abonye ku buzima bwawe, nta busambanyi, nta magambo. Ibyo byose ntabyo Imana ibonye ku buzima bwawe. Niba uzi yuko ubifite, ihane. Dusengane Imana. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, tugiye kwinjira mu mavuta yo gusenga. Uyu mwaka wa 2026 turacyari mu kwa mbere. Imana iguha umugisha wawe. Imana ikurwanyiriza abanzi bawe, kandi ko urabafite. Ariko humura, ntugire ikibazo. Uwiteka aragutsindira abanzi bawe. Uwiteka arakuneshereza abanzi bawe. Imana irahari kugira ngo ikurwanirire. Imana irahari kugira ngo igutsindire ibyo byose bikurwanya, ibyo byose bituma urara udasinzira, ibyo byose bikuza amahoro mu gicuku cya nijoro, ibyo byose urara uhura nabyo. Uwiteka arahari kugira ngo akurwanirire. Uwiteka arahari kugira ngo agutsindire ibyo byose uhura nabyo. Tugiye gusenga Imana. Ese Imana iri kukubona ko nta bupfumu buri ku buzima bwawe? Imana iri kukubona ko nta kuragura kuri ku buzima bwawe? Imana iri kukubona ko nta magambo ugira? Imana iri kukubona ko nta bugambanyi? Imana mbwira, ndagira ngo nkubaze, Imana iri kukubona gute?
nyuma yo kumvira ijambo ry'Imana mbese uhagaze mu wuhe mwanya, uri mu kihe cyiciro? Tugiye gusenga Imana. Bruce Melody yararirimbye aravuga ngo umwanzi naza 2026 ujye usoma ijambo. Umwanzi naza ujye usoma ijambo, ujye uririmba indirimbo z'amashimwe, ntacyo azagutwara gukunda Satani yaratsinzwe koko. Nzaguha umugisha, akira umugisha w'Imana muri uyu mwaka wa 2026. Nguhe mibereho, nzakwereka ko ngukunda kuko nanjye wankoreye. Reka dusenge. Uri Imana ishobora byose, uri umutabazi wacu, uri Imana idutabara uko bwije n'uko bukeye. Baratuvumye ntitwavunika, twararwaye uradukiza. Warakoze mutangabugingo we. 2026 wayitwinjijemo neza. Ubishimirwe Uwiteka Imana Nyiringabo. Hari byinshi byaduhize bishaka ko tutagera muri uyu mwaka wa 2026, ariko wabanye natwe, waraturwaniriye. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Sengeye uyu mwene data unkurikiye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndamusengeye kugira ngo umuhe ubuzima, ndamusengeye kugira ngo umuhe kurama, umuhe ubuzima buzima. Ubuzima bwacu bwose bubitse muri Kristo Yesu. Ibise amaraso wamenye ku musaraba igorogota, niho tubitse ubuzima bwacu, niho tubitse imibereho yacu. Mwami, nubwo tuzi ko turi hano, turi gusenga, turi gukora umurimo wawe, ariko hari benshi barushye bazumvira ijambo ryawe. Hari benshi barushye bazaba muri uyu mwanya wo gusenga. Hari abarwayi bazaba muri uyu mwanya wo gusenga. Hari abafite ibibazo bazaba muri uyu mwanya wo gusenga. Turasenze abo bose nibumvira ijambo ryawe bazakire. Iri jambo ryawe urikire mu muti uzabakiza. Uwiteka Imana Nyiringabo, abadafite ubuzima uzabaha ubuzima, abadafite imibereho uzabaha imibereho kubwo kumva iri jambo ryawe. Turagushimiye kuko uri Imana, turagushimiye kuko uruhuye abarushye, turagushimiye kuko umaze inzara abanyenzara, abafite inzara, turagushimiye kuko umaze inyota abafite inyota, turagushimiye kuko uhaye ubuzima abadafite ubuzima. Izishimwe n'icyubahiro no guhimbazwa n'ibibi byawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turabasaba byibuza kugira ngo mukomeze kudushyigikira, mukora subscribe, mukora share ku bandi. Byibuze iki kiganiro ugisharinge abantu babiri bonyine. Urabudufashije gukora umurimo w'Imana, urabudufashije gukora iri vugabutumwa, kandi nihagira abantu bakira kubera ko wadufashije mu murimo w'Imana, nawe Imana izaguha umugisha. Murakoze. Gahunda y'ijambo ry'Imana naho ubutaha turabasezeranya ko buri munsi tuzajya tunyuza hano ijambo ry'Imana, tuzajya tunyuza hano abantu baje kuvuga ubuhamya. Iyi ni cano y'ijambo ry'Imana, ni cano abantu bazajya bajyaho bakaruhuka. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Goodbye.